mukomere imitima nubwo yagiye ariko Imana irahari mukomere cyane. Nagira ngo twakire umuvandimwe w'umudamu wa Theogene witwa Jean de Dieu minota 5. Ni Kucyimana Jean de Dieu. Nababaye cyane ndanababaye ariko ni ko mwisi bigenda. Madamu wanjye akurikirana n'ubateho ndabyibuka ntangiza umushinga w'ubukwe pasiteri naramusanze maze kurambagiza madamu umudamu wa Theo ndamurambagiza mfite ubwoba avuga koko ibi bintu ngiyemo gusa nzakorwa n'isoni. Mbere y'uko njya mu bindi ndabanza nganira na pasiteri ndamubwira pasiteri mbabarira urabizi twabanye mu murimo w'Imana na mbere y'uko nshaka twajyanaga kuvuga ubutumwa tukajyana mu magurupe atandukanye nkanamutumira mu magurupe nayoboraga akajyaza ndamubwira ndagira ngo banze uze ungire inama ku bintu ngiye kujyamo. Ndabwira ko nshaka kurambagiza murumuna w'umudamu wawe ubaranyemera. Ikindi se ko nta kintu mfite koko ubu ibi bintu mbijyemo cyangwa byihoreze. Arambwira ati Jean de Dieu nibe nawe uragiye kurambagiza murumuna wa madamu ufite ushobora gukodesha n'inzu y'icyumba na sito. Ati ndagira ngo ngukomeze jyewe narambagije madamu mba hanze ntagira homba ngendana envelope y'imyenda mu ntoki ndaraho ngeze. Arambwira ati wowe dore ufite n'abantu b'ababyeyi bagushyigikiye mubana mu magurupe njye nta n'umuntu nari mfite ushyigikiye. Ati kuko none abwiraga yuko mfite ubukwe yarambwiraga ati ariko ibintu ugiyemo uri umusazi ntugira naho urara ugendana envelope y'imyenda mu ntoki wambara ibyo bintu ugiyemo ni ibiki. Ati abantu bose bampaye inkwene. Ati ariko kuko nazi nasenze Imana yabimbwiye ko ubukwe bwanjye bugomba kuba nayishingikirijeho umushinga w'ubukwe ndawutangiza. Ati narinze nanerekanwa abantu bankomera bavuga ati ahubwo ugiye gusara. Arambwira ati ndagukomeje wiva muri ibyo bintu Imana izagushyigikira iyanshyigikiye nagira aho ndara nawe izagushyigikira gukorera ubukwe. Arambwira ati komera icyo uzabura cyose nzagufasha nzabyitambika mu bukwe bwawe buzagenda neza. Ati ahubwo wigira isoni komeza ugenda uterete urambagize. Ati wikira ubwoba atabuzwa n'iki kukwemera aragomba kukwemera. Ndangije rero pasiteri antera imbaraga arambwira ati ikintu uzakenera uzakimbaza. Ati kandi hamwe no gusenga Imana izagushyigikira. Ati abantu banjye tumaze kwerekanwa abana batwaye yambwiye ko bagiye muri fuso mu gifuso kinini ariho yabapakiye. Arambwira ati rero yankoreye ubukwe muri ubwo buzima bumeze gutyo nawe izagushyigikira. Ni ukuri ni umuntu wakundaga kurwana ishyaka ry'umuntu kandi akarwana ishyaka icyo yiyemeje akakigeraho. Ni ukuri Uwiteka amwakire kandi nzi ko Uwiteka koko yanamwakiriye. Yarwanisha ku bukwe bwanjye bugenda neza ntawabuze ibyo kurya ntawabuze ibyo kunywa. Wenda bari bahari barabibonye bariyaruriye baranyweye ntawe umva. Ni ukuri Uwiteka Theogene ajya mwibuka ibyo yakoze. Madamu murumuna wa madamu wa Theo niwe madamu wanjye. Uwiteka mwakire. Ahasigaye ni ukuri nabwiye databuke ndamubwira nti dukwiye kuba twicisha bugufi. Ni ukuri Uwiteka adushyigikire aho ujya hose aho ugenda hose ubeho wumva ukwiye kwicisha bugufi. Uwiteka aduhe kwihangana. cyane komere. Yesu databuja nza
ngufitiye maze imirimo yo mu isi ajyama n'igirangiza maze ampamagara ngeze mu ijuru ukazahamagara amazina yawe hose mu gitabo cy'ubugingo mfiko nzumva izina ryanjye nk'ikaza zuba bapfiriye muri have muri turo bw'umucunguzi nzaba mpari nanjye sinzaburayo ukazahamagara amazina yawe hose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nk'itaba. Nagira ngo muri aka kanya twakire umuhanzi Titusi nawe aririmbe. tumenyanye turakundana tuba inshuti kugera igihe Imana yamuhamagariye. Hari indirimbo namenyekanyeho yitwa aho ugejeje ukora, nibo bampaye igitekerezo cyo kuyihimba muri bya bihe twajyaga dutegura ibiterane by'inzahuke. Yazanye insanganyamatsiko y'ibiterane arambwira ati kora indirimbo tuzajya turirimba muri ibi biterane. Hanyuma igitekerezo naho cyavuye, ndagenda ndasenga mfata amagambo turabihuza. Ntabwo byoroshye ariko Imana yamukunze kuturusha, reka dufatanye kuririmba. Yewe wa mubiri we nawe wasiwe, abizi nawe uzashira. Iwacu mu ijuru sinzongera kubabara. Yewe wasiwe, ijuru ntabwo uzibukwa. Nzakwamburwayo
nakugaburiye naragusize nakuraje zangira ngo wenda wanyurwa ariko wanze kunyurwa mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka wavuye mu gita kandi ntacyo uzasubira nzakwamburwa yewe wa mubiri we nawe wasiwe ndabizi nawe uzashira iwacu mu ijuru sinzongera kubabara yewe wasiwe ijuru ntabwo uzibukwa yewe ubabaye ukaba ugowe n'isi ihangane komera hari aho tuzaruhukira uyu mubiri nudushuke uzabora dukorere isi abazayivamo dukorere ijuru abazaritaha zakwamburwa yewe wa mubiri we nawe wasiwe ndabizi nawe uzashira iwacu mu ijuru sinzongera kubabara yewe wasiwe ijuru ntabwo uzibukwa nzakwamburwayo yewe wa mubiri we nawe wasiwe ndabizi nawe uzashira iwacu mu ijuru sinzongera kubabara yewe wasiwe ijuru ntabwo uzibukwa nzakwamburwa yewe wa mubiri we nawe wasiwe abizi nawe uzashira iwacu mu ijuru sinzongera kubabara yewe wasiwe ijuru ntabwo uzibukwa uzaza na Yesu
twese menye neza imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa ubwiza tuzagira kandi nta n'icyo umubabaro ukintwaye kuko nzawibagirwa badata mu ijuru menye neza imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa ubwiza tuzagira kandi nta n'icyo umubabaro ukintwaye kuko nzawibagirwa badata mu ijuru aza ryari Yesu uzaza ryari Yesu wanduhuka imirimo uzaza ryari Yesu nziko ntazongera uzaza ryari Yesu uzaza ryari wanduhuka imirimo uzaza ryari Yesu twibagire nziko ntazongera kubabara ukundi uzaza ryari niba uzaza mu gitondo ntabwo tubizi niba uzaza ariko mugoroba ntabwo twamenya abafite ibyo byiringiro bahere none biboneze nk'uko Kristo aboneye kuko naza azaza mu bujura yewe Satani we reka kunyihebesha umwami wanjye Yesu yaranyitangiye uyu mubiri wanjye numara kubora nzareba Imana data nambaye undi mubiri yewe Satani we reka kunyihebe umwami wanjye Yesu umwami wanjye Yesu yaranyitangiye uyu mubiri wanjye numara kubora nzareba Imana data nambaye undi mubiri twese uzaza ryari Yesu ko ngukumbuye uzaza ryari Yesu wanduhuka imirimo uzaza ryari Yesu twibagire nziko ntazongera kubabara uzaza ryari Yesu uzaza ryari wanduhuka imirimo uzaza ryari Yesu twibagire nziko ntazongera kubabara ukundi ariko twebwe iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava ebyiri hamisi yenda bizinutswe sigaye nifuza cyane iwacu mu ijuru ariko twebwe iwacu iwacu ni hehe zamura guta niho dutegereje umukiza ko azava ebyiri hamisi
Mesiya. Umukiza azava. Ebyina Hamisi. Ebyina Hamisi. Enda bizinutswe. Sigaye nifuza cyane. Iwacu mbere. Uzaza ryari Yesu. Uzaza ryari Yesu, uzaza ryari Yesu, twibanire zikona zongera. arakoze cyane Tasiye Titus. Iwacu ni mu ijuru. Nagira ngo dutumire umushumba paruwasi ya Muhima yigire hafi ya Sengimana, twakire Pastor Claude tugaburire ijambo ry'Imana muri uyu mugoroba. Karibu umushumba. Dusenga Imana nk'uko twatangiye twakira abandi bantu hano, kandi twakiriye umuntu wese uri aha ngaha kugira ngo yiyumvemo ikaze. Muri aha ngaha n'ubundi twakiriyemo n'abandi bayobozi bacu ba ADP, umva wacu w'Ururembo nawe arahari yiyumvemo ikaze, n'abandi mwagiye muza nyuma b'inshuti abavandimwe b'umuryango wa Theogene mwiyumvemo ikaze. Ni nabwo twagiye twakira abantu bose muri ubwo buryo kugira ngo buri wese yiyumvemo ikaze.